Abenshi batungwe no kubona uwitwa Pazzo arekurwa agataha mu gihe abo bari bakurikiranyweho icyaha kimwe bo bakatiwe imyaka 3 ndetse buri wese akazatanga ihazabu ya miliyoni 3 y'amafaranga y'u Rwanda. Nyamara Pazzo rero washyirwaga mu majwi cyane yo kuba yarakuye amashusho muri telefone ye y'amano kubera ko babanaga ubundi akayasakaza mbere. So rero ndagira ngo turebere hamwe ukisomwa ry'urubanza ryagenze ndetse n'impamvu yatumye abarimo Djihad, abarimo Papinesta, abarimo John wari wararekuwe arimo aburana ari hanze, ndetse na Ishimwe François Xavier bakatiwe gufungwa imyaka 3 ndetse bagatanga ihazabu ya miliyoni 3 y'amafaranga y'u Rwanda mu gihe Pazzo we yarekuwe. Mu isomwa ry'urubanza rero umucamanza yavuze ko kuba Djihad yarafite urubuga rwe yishingiye ruhuriramo abantu bagera kuri 989 muri urwo rubuga rero rwashinzwe na Djihad, kandi hakaba harasanzwemo amashusho ya yampano arimo atera akabariro n'umukunzi we. Ibyo bivuze ko Djihad yashinze cyangwa se yatanze urubuga rwakorewemo ibyaha. Ikindi kandi urukiko rwagaragaje ko kuba Djihad yarafashe agace gato gatangira amashusho akakarya screenshot akagashyira kuri stati ye akanagakoresha mu biganiro bishimangira ko yarafite umugambi wo kuyasakaza. Ibyo rero nibyo byatumye uwitwa Djihad ahamwa n'icyaha cyo gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni yampano arimo atera akabariro n'umukunzi we. Uwitwa Ishimwe François Xavier we rero kuba yarafite muri telefone amashusho yampano n'umugore we watera akabariro ndetse kandi akaba yarakwirakwije mu matsinda ya WhatsApp, ibyo bigize icyaha cyo kuyakwirakwiza, icyaha cyamuhamye. Urukiko kandi rwategetse ko uwitwa Kwizera Papinesta afungwa imyaka 3 ndetse akanatanga ihazabu ya miliyoni 3 y'amafaranga y'u Rwanda ngo kubera ko yatsa amashusho yampano yarangiza akayaha uwitwa Kalisa John. Ibyo ngibyo bikaba bigize icyaha cyo kuyasakaza. N'uwitwa Kalisa John rero nuko byagenze kuba yarasabye nk'amashusho yarangiza akayereka abandi bantu, ibyo bigize icyaha cyo kuyasakaza, naye rero bahise banzura ko icyaha kimuhama. Kuri Shimwe Patrick rero Pazzo wagizwe umwere yarangiza akarekurwa agataha. Umucamanza yerekanye ko nubwo Pazzo muri telefone ye harimo amashusho yampano arimo atera akabariro n'umukunzi we, ngari ku bushinjacyaha nibwigeze bugaragaza uko ayo mashusho yageze muri telefone ye, ndetse ngo hari n'umunyamakuru wayamwatse arangije Pazzo amusubiza ko ntayafite. Umucamanza kandi yahise agaragaza ko impamvu Pazzo agomba kurekurwa ngari uko ubushinjacyaha ntaho bugaragaza ko Pazzo yaba yaroherereje uwo ari we wese ayo mashusho yampano ndetse n'umukunzi we barimo batera akabariro. Bityo rero urukiko rwahise rutegeka ko Pazzo ahita arekurwa urubanza rukimara gusomwa kuko yarafungiye imageragere. Mu gihe rwahise rutegeka ko uwitwa Djihad, Papinesta ndetse na John bahamwa n'icyaha cyo gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni bagahanishwa igifungo cy'imyaka 3 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 3 y'amafaranga y'u Rwanda. Gusa ngira ngo munabizi ko John we yaburanaga ari hanze, rero bivuze ko mu gihe yahita ajurira icyemezo kimufunga kuko yaburanye ari hanze, yakomeza rero gukurikiranwa ari hanze kugeza igihe urubanza rubaye ndakuka. Nganye nguko Njonze Mideli ahubwo abanyarwanda.